Yuda igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese mukarindirwa Yesu Kristo. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Umurongo wa gatatu umutwe w'amagambo uravuga ngo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareba ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacibweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi n'i Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Uko niko na ba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge. Bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha cya Balamu wohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Abo ni intaza mu isangira ryanyu ryo gukundana, bagisangira namwe ibyiza bigaburira badatinya.